Haleluya. Bigomba kuba byo kuko hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Imana yarayiduhaye ijoro ry'umunezero. Mu gitabo cya Esiteri Bibiliya iravuga ngo yahinduye amarira yanjye kuba umunezero. Ese Imana iri mu ruhande rwacu? Umubisha wacu ninde? Ese itarimanye Yesu yaburite kumuduhana n'ibindi byose? Ese iyo tumaze gushaka ubwami bwayo ni gute ibindi bitadukurikira? Utwo ni utuntu rero tunezeza cyane, bidusubizamo imbaraga kumenya ko dufite aho duhagaze. Haleluya. Muri uyu mugoroba, mbere yuko dusengera ibibazo byacu n'ingorane zacu, turaganira ijambo ry'Imana, hanyuma tuze gusoza n'amasengesho menshi. Amasengesho menshi yo gushima Imana no kuyisaba gusubizwa mu buzima bushya. Hari aho tuvuye, hari ubuzima bushya tugomba gushirwamo. Amen. Ndagira ngo dusome mu gitabo cyo Kuva, igice cya 13 umurongo wa mbere. Reka dusome ku murongo wa mbere, hanyuma tugeze ku murongo wa gatanu. Uwiteka abwira Mose ati, mweze. Mbere yuko dusoma umumbabarire tujya ku 12, turaza kuhasoma cya 13, ariko 12:37 12:37 kugeza kuri 42, hanyuma tujye ku 13:1 kugeza kuri 5. Abisirayeli barahaguruka bava i Ramusesi bataha i Sukoti. Abigenzaga bari abagabo 6,000, abana batari mu mubare, kandi n'ikivange cy'abanyamahanga menshi kijana nabo, n'imikumbi n'amashyo by'amatungo menshi cyane. Botsa imitsima idasembuwe y'amarobe bavanye muri Egiputa atarotswa, kuko ayo marobe yari asembuwe uko birukanywe muri Egiputa, yari adasembuwe mubabarire, uko birukanywe muri Egiputa ntibazarire, kandi bari bataritekera icyo kurya cyose. Imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzemo umunsi, hadasazeho umunsi. Ibintu biratanga. Hatabuzemo umunsi, hadasazemo umunsi. Ingabo z'Uwiteka, ingabo
ingabo z'Uwiteka ziva mu gihugu cya Egiputa. Iryo joro niryo kuziririzwa Uwiteka cyane, kuko yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iryo ni rya joro yande, iryo ni rya joro ry'Uwiteka. Abisirayeli bose bakwiye kujya baziririza cyane mu bihe byabo byose. 13 umurongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati, mweze uburiza bwose bwo mu Bisirayeli bube ubwanjye, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo ni ibyanjye. Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakujeyo amaboko. Uyu munsi muviriyeyo niwo mu kwezi Abibu, kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahivi n'Abayebusi, icyo yarahiriye basekuruza bawe ko azakiguha, igihugu cy'amata n'ubuki. Uzajye uziririza uwo muhango wera uko kwezi gutashye. Amen. Ni bande bizera ko baraye bavanywe mu mbaraga za Farawo? Ndabyizeye. Nawe urumva hari icyabaye? Njye ndumva no mubiri meze neza. Amafuresheri aratwishe, amafuresheri yo mu Mana. Nta mafuresheri mufite? Hari ugususuruka muri twebwe, hari igihe cyo guhembuka muri twebwe, hari igihe cy'ububyutse muri twebwe. Amafuresheri Bibiliya iravuga ngo ibyo byakozwe ijoro rimwe gusa, hatabuze mu munsi, hadasaze mu munsi. Imana iri muri processus yo gukorera ibintu, yemera ko haza ibintu byinshi mu buzima bwawe bikakwituraho, nka ya mivu Bibiliya ivuga, nka za mvura, nka ya miyaga, rwa rubura, byose bikakwituraho bikakugira umuretwa wabyo. Ariko isaha y'Imana iyo yageze mu buzima bw'umuntu, kuri uwo munsi, muri iryo joro, uwo munsi ntutambuka kandi ntubuza mbere. Ndagira ngo mbabwire, turi mu gihe cyo mu munsi ukwiriye w'Imana, mu isaha ikwiriye y'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo iryo joro ryari ijoro ry'Uwiteka. Ubundi imigani myinshi ya Bibiliya itwereka ijoro. Ubundi iyo umuntu akubwiye ngo uri mu ijoro, aba akubwiye ngo uri muki? Mu bibazo. Mwene data, ni mu ijoro kabisa. Ubu uri he? Burya nubwo hari ijoro ry'ibibazo, habamo na rimwe ry'Uwiteka. Hari amajoro menshi abaho, ariko hari mu ijoro ry'Uwiteka. Hari ijoro ry'Uwiteka mu buzima bwacu, hari ijoro ry'Uwiteka mu mibereho yacu, hari ijoro ry'Uwiteka mu buzima bwacu. Iryo joro iyo ryageze, Bibiliya iravuga ngo ntiyabura umunsi kandi ntiyasaga umunsi. Abari bagize imyaka 430 mu buretwa, iyo umuntu ari mu buretwa aba ari umucakara, iyo umuntu ari umuretwa aba ari umuntu usuzuguritse. Ariko muri uwo munsi, muri iryo joro, izina ryarahindutse. Sinzi niba mwabibonye.
mwasomye api hamukupafuata bye mwasomye yewe ndareba hangasanga ku murongo wa 41:12 iyo myaka uko ari 430 ishize yashize aba bantu babayeho neza, aba bantu ari bazima, yashize aba bantu baguwe neza. Nukuvuga ko iyo myaka yashize bitwaga iki? Abaretwa, imbata, abacakara, abakozi batagira akamaro, abo ubuzima bwarangiye, abihebe, abagowe, abananiwe, abanyamarira, abatindi, abakene, abatagira icyo bazimarira, abagira icyo batazigezaho. Aba yari amasinonime. Ariko hari ikibaye, impamvu bari bakoronijwe nuko hari ingabo hejuru yabo zibatsikamiye. Hari igisirikare cyari gikomeye cya Farawo cyari kibaryamye hejuru. Ariko ibintu bigiye guhinduka. Babandi bitwaga abajana bacakara mu kanya gato, Bibiliya ivuga ngo iyo myaka 430 irangiye hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi. Bibiliya yakomeje ivuga itaho, namwe ni muhasoma. Iki abacakara ba Farawo. Bibiliya iravuga ngo abacakara ba Farawo. Sinshobora kwemera iryo jambo. Bibiliya yavuze ngo iki? Ingabo z'Uwiteka. Abantu bari abacakara imyaka 430 burya bari ingabo. Ibi nje sinshobora kubibemerera. Yaribeshe Bibiliya. Ubwo umwanditsi yanditse nabi. Apana. Imyaka 430 ishize hatabuzeho umunsi, hatongereweho umunsi. Abacakara ba Farawo. Mwe murumva ibyo bintu ari logique? Ingabo zaba abacakara gute? Uwanditse hari ibintu yasimbye. Logique bamurumva ari byo? Nibyo. Iyo umuntu isaha y'Imana yageze, identite y'ukuri y'umuntu iragaragara. Hatabuzeho umunsi, hatiyongereyeho umunsi. Wa muntu izina rye, identite y'ukuri y'Imana yari yaramuremeye, y'Imana yari yaramuteganyije iragaragara. Imyaka 430 abantu bazi ko ari abacakara, abatindi badafite shinge na rugero, ubuzima bwabo butakiriye agaciro, basuzuguwe. Kuvukira mu bucakara, ukabyarira mu bucakara, ukuzukuruza mu bucakara, ukavivira mu bucakara. Imyaka 400 harimo abana, harimo abuzukuru, harimo abuzukuruza, harimo ubuvivi. Abo bantu mwene data nubwo bari bameze gutyo, nubwo bari basuzuguwe, ariko muri bo bari bambaye ubundi mwenda Imana yateguye ko igitondo kimuzagaragara. Bari bambaye iyindi sura yari yarahishwe n'abantu b'abantu. Abantu bashobora kukubona ugendera mu mujyi wa Kigali bakakwita amazina bishakiye, ariko umunsi nugera bazamenya kuri mu ngabo z'Uwiteka. Haleluya! Ntukangwe n'amazina y'abantu. Wa munsi twaravuze ngo Imana irasa naho ifite amaso abiri. Ijisho rya mbere ry'Imana rireba Gitwaza ubundi uyu munsi, ariko irya kabiri ry'Imana rireba Gitwaza waremwe mu mugambi w'Imana. Imana y'indeba ibona wa muntu yagambiriye kuva kera. Imana y'indeba ibona wa
ngo Gideyoni ngura umunyembaraga. Gideyoni we yarazi ijisho rya mbere ry'Imana, avuga ngo Mana sindi umunyembaraga. Imana avuga ngo uri umunyentwari. Imana ikurebera muze kuremeye mu mugambi yaguteguriye. Imana irakureba ikabona uyingabo y'Uwiteka. Hallelujah. 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 Ngo muri iryo joro ry'Uwiteka identite y'abantu irahinduka, izina rishya riramenyekana. Izina ryari ryarahishwe imyaka n'imyaka, izina ryari ryarahishwe ahantu, dosiye yari yarahishwe mu kabati. Hallelujah. Hari igihe dosiye yawe ishwe mu kabati, wahura n'umuntu ati ujya se wari umurisansi, narinzi ko uri umuntu wibera aha hasi tu. Iyo dosiye yavuye hari identite ya mtu inashanje. Reka baturebere mu ntege nke, umunsi bazaturebera mu mbaraga bizatuma bashima Imana yacu. Reka baturebere mu ntege nke, umunsi ese uwo munsi ntiwaba ari none? Hallelujah. Niko kuwa munsi benshi tumva mu mutwe nkaho ari kera. None si Imana yagukura kwa Farao ikakwambura Satani ikamwambura amatungo yawe? Iyo ugeze ahantu mu gihugu hari izina umenya no gutaba umuzi. Umunyarwanda wese ugeze ahazi Rubango cyangwa umunyamahanga. Hari benshi muri mwe hano mutarabona Rubango, ariko mwumva umugabo witwa, niyo utumvishe izina baravuga ngo duhurire kwande. Wabikunda utabikunda uramenya Rubango yarakwinjira ahantu tu. Waba umuzi utabu umuzi. Sibyo bene data. Ibyo bintu rero birahari. Hari ntugire ngo mu gitondo kimwe byarabyutse, yarabyutse yitwa Rubango, umunsi umwe Kigali iramumenya n'ahandi. Hari ibintu byavuye ahantu. Imana rero ndiyadukurira ibintu byacu ahantu bihishwe ngo tugumane rya zina ryake. Niyo mpamvu nari nkubagiye batese uwo munsi ni wawe uyu munsi, kuko hari aho Imana yarayidukuye. Hari ibintu byacu Imana yarayizanye, kandi ntabwo muzi kuri bigoye kuvuga ngo umucakara no guhindura ngo ahindutse ingabo y'Uwiteka. Ibyo ntibisaba ko umuntu abyitegura mu mutwe ngo se rya zina ryitwa gute. Ni automatique riri yafishe. Ngo uwo munsi ataburamo n'umwe, atiyongereyemo n'undi, ngo ingabo z'Uwiteka zivahe. Ingabo z'Uwiteka zivahe. Izina ingabo z'Uwiteka ni izina rifite etimologie yo mu ijuru, cyangwa se umuzi wo mu ijuru. Akenshi Imana ishaka kuvuga abantu bakomeye mu ijuru, abamarayika, izo ni ingabo zo mu ijuru. Impamvu ari ingabo zo mu ijuru nuko zibohotse, zifite ububasha, zirakomeye, ni ingabo.
ukubiswe ingabo habaye ikintu bita structure cyangwa se urwego, inzego zikoreramo. Aho niho rero tugiye kuganira mu kanya gato. Twavuye muri Egiputa mu maboko yande, mu maboko. Urizera ko wavuyeyo cyangwa urumva ukiriyo? Wavuyeyo. Uko byagenda kose wavuyeyo. Ntabwo ukiri kwande, ntabwo ukiri kwa Farawo. Murakoze cyane. Bibiliya iravuga ngo uwo munsi bahaguruka i Ramusesi bagize ukoti. Ngo kandi abantu begezaga amaguru, abagabo bonyine bari 6,000 badashizemo abana. Urugendo rw'i Ramusesi kugera i Sukoti ni urugendo rurerure. Simvuga ibirometero ibyaha cyangwa se icyo nshatse kuvuga cyambere. Iyo umuntu amaze kuva kwa Farawo, ikintu cyambere akora ni uguhindura ingendo ye. Hari ikintu cy'urugendo aha. Iyo umuntu yicajwe igihe kinini ahantu bakamuhagurutsa ngo agende, hari ubwo bimugora. Umunsi marayika yaje kubwira Loti n'umugore ngo bave i Sodoma, byabatwaye igihe kinini guhaguruka mu nzu. Imana yarangije gukora umurimo wayo mu buzima bwacu. Igisigaye ni urugendo rwacu i Ramusesi kugera i Sukoti. Hari ahantu ugomba kuva muri uyu mugoroba, hari aho ugomba kugera muri uyu mugoroba, kuko ntugomba gutinda kwa Satani. Imigozi yacitse, imbago zacitse, tangira urugendo rwawe. Ikintu cyawe cyose Satani yari yarakwambuye, ikintu Satani yari yarakwibye, imigambi myiza Satani yaragukuyemo, Imana iragusaba ikintu kimwe: tangira urugendo rwawe. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ugomba mu buzima bwawe gutangira urugendo rwo mu mutima, urugendo rwo mu bitekerezo, urugendo rw'imyumvire yawe. Hari ikintu kigomba guhinduka. Ni wowe wari uboshwe imyaka 430, ariko uyu munsi urabohotse. Hari ikintu kigomba changer. Le style de vie yawe igomba guhinduka. Hari urugendo. Bwana sifiwe sana. Yewe niba narimboshwe na Satani kutarya ikintu runaka, natangira urugendo rwo gukirya. Urugendo rw'i Ramusesi kugera i Sukoti. Niba narinzi ko ibyanjye byarangiye ntazarongora cyangwa ntazarongorwa, uyu mwanya ntangiye gutekereza ubukwe bwanjye uko buzambera. Ubwo ni urugendo. Niba nabyara ndafite umwana, natangiye gutekereza kubaza abana, ese muheka gute? Ubwo ni urugendo. Ese mwe abakozi barera abana mubabona gute? Utuntu tudemarisha umuntu urugendo rw'Isukoti kuzagera i Ramusesi kugera i Sukoti ni urugendo rw'ibikorwa, kuva aho wari uri ukagera hano, ukemeza Satani ko wabohotse burundu. Hari information umuntu agomba kubaza. Niba uri umukobwa waragumiwe, egera mugenzi wawe warongowe, mbwira byageze gute? Ese ubukwe yarya amadepanse yabwo nangaye? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Biragoye kubahoka ugakomeza wicaye. Satani yongera kugufata. Ariko uyu mugoroba ni umugoroba wo guhinduka ingabo z'Uwiteka. Tugomba gufata urugendo rwacu. Umugabo witwa Kenneth Hagin yavugaga ubutumwa ariko ataramenya ubutumwa bw'ibitangaza by'Imana. Umunsi umwana warwara kanseri, arwaye kanseri, aricara aravuga ati ariko
mwene aya masengesho vuba Mana tugirira imbabazi nuko ntakunda umwana Mana uri umubyeyi dore uko umwana ahangayitse nanjye ndahangayitse ukagira Imana we ntabara Mana ayo masengesho agenda yavamo buhoro buhoro umunsi umwe mwijoro abwira umugore baramubwira ngo sindi buryame yari ikintu ngiye gukora urara rusenga dusengana toya niki ngiye gufata Bibiliya soma ukuntu Yesu yakishije abantu nanjye mbikore wari urugendo afata amavanjiri ya Yesu yose iryo joro arahera muri Matayo arangiza afata Mariko arangiza afata Luka arangiza Yohana arangije ahamagaza umwana mu gitondo arategeka haleluya agira ate arategeka yirukana kanseri mu izina rya Yesu arangije kwirukana kanseri yagezana umwana kwa muganga basanga ni muzima kuva uwo munsi ministeri yo kwizera niho yakuye ijambo bita ngo ni rema muri uwo mugoroba basobanukirwa ko mu ijambo ry'Imana harimo lagos ibintu twiga harimo na rema ijambo rijyanye n'ikibazo ufite uwo mwana ministeri ye niko yayise ni ministeri yo kwizera byahereye hari urugendo yakoze urugendo rwo muri Matayo rumugeza muri Mariko rumukura muri Mariko rumugeza muri Luka rumukura muri Luka rumugeza muri Yohana abageze Isukoti ageze Isukoti akana ke karakira haleluya ubwo rugendo rwizeye umugoroba kuko Satani we yarangije kukurekura kandi n'ikimenyetso wasize umugaragu yararyana wasize umutuye hasi none uracyakora iki mu Giputa heri namwe havayo kandi ejo yaguhaye warning arakubwira ngo mbabarira ntuzongere kunca ariko abantu benshi baracyakunze kumukiryera murashaka kumukiryera none ni kuki udahaguruka bacarimo wumva kagasonga kuvuga ngo nuko Imana dore nahanjye ntibiragenda abandi byararangiye ibyo karakubita ukavuga ngo namaraso atembera nabo ukikomereza nta bintu byo kongera kwemerera Satani intege nke twarangije ariko rero ibyo niwabigeramo utaravira Musesi nguje Isukoti yagusaba muri uyu mugoroba ngo dutere intambwe yitere mu mwuka tugende haleluya wayiteye hari cyantangaje abagabo 6,000 byigenza badashizemwo n'abana badashizemwo n'abagore ngo nabandi banyamahanga benshi cyane bajyanye koko bari benshi aba bose bajyanye nabo ubundi bavuye i Kanani ari abantu 70 inzu gusa ya Yakobo ariko hari abandi bene wabo bemeye gufatanya nabo no kubana nabo nk'abakozi bakoreraga base na basekuru Abrahamu wenyine we mu rugo yari afite abasore 318 yari yarigishije kurwana barabyaye barororoka Isaka amaze kuza Eliyazari ntabwo yamutaye barakomezanyije hari abantu benshi komanteri ya Bibiliya ivuga ko bari bageze ku miliyoni 6 y'abantu 3,000 bavuga 6 by'abagabo bavuga ko abo bari abasirikare muri bo bari bateguwe ariko batavuze abandi n'ibintu byabo byose byari biki kandi n'abantu bari barabaye abacakara abaja b'Abisirayeli nubwo nabo barabaja uwo munsi nabo barabohotse barajyana
kindi hari abandi bo muri Egiputa babonye ati aba bantu bafite Imana, dore iwacu byabaye, reka tubakurikire tujyane. Abo nabo bose barahaguruka baragenda. Ariko aba bose bari bahagurukiye ku Bisirayeli. Iri jambo ryanyibukije ko igihe cyose nge nzakomeza nicaye ntarava kwa Egiputa, hari abandi benshi bazica. Igihe nzakomeza ngewe mboshwe, hari abandi benshi bazaba. Ariko igihe nzemera kubohoka ngatera intambwe, hari amagana menshi y'abantu azankurikira. Ayo magana rero ntateze kuzabohoka ngewe ntarabohoka. Ayo magana menshi ntateze kuzagenda ngewe ntaratera intambwe. Ese witeguye gutera intambwe? Witeguye guhaguruka ukagenda muri uyu mugoroba? Umugoroba wo gutera intambwe umuntu akavaho yarari akajya ahandi, ni umugoroba wa decision ikomeye y'ubuzima bw'umuntu. Kuko hari ibyo umuntu yiyemeza bimugoye, hari ibyo umuntu yiyemeza byari bimufitiye inyungu. Muri Egiputa ijambo rya mbere biyemeje ni ugusiga ibiryo bitetse neza, kuko Farawo yabirukanye bagitetse inkono zikiri hariya. Bibiliya ivuga ngo bajyanye imitsi bidahiye. Kwemera kugenda ngo uve muri Egiputa utangira urugendo rwa Ramsesi Sukote, hari imitsi mihiye ugomba gusiga, hari ibiri ku nkono ugomba gusiga. Imana idufashe tubyumve. Hari amarobe yenda gushya, hari inyama zitogoshesheje ziri bushye mu minota 10, kandi tugomba kuzisiga. Turahitamo gutegereza inkono ishye cyangwa tugendere ku gihe cy'Imana. Igihe cyose Abisirayeli bagize ibyago mu butayu, bibutsaga Musa za nkono basize zidahiye. Ibitunguru twasize, abadamu bari bamaze gutema ibitunguru bagiye kubishyira mu mavuta. Haleluya. Igihe cyose bahura n'akabazo ngo ntibibuke ibitunguru byacu. Umva rero, hari igisabwa iyo umuntu yemeye guhaguruka ava i Ramsesi Sukote. Hari ibitunguru, hari inyanya, hari amavuta, hari inkono, hari ibitetswe, hari ibimaze gutogota, hari ibigiye gushya. Ibyo byose umuntu agomba murabisiga. Niwemera ugasiga ukabisiga uzaba ugize neza. Yesu ashimwe cyane. Ayaya. Ngo botse imitsima idasembuwe y'amarobe bavanye muri Egiputa atarotswe, kuko ayo marobe yari atasembuwe, kuko birukanywe muri Egiputa ntibazarire, kandi bari bataritekera icyo kurya cyose. None ni kwa kuntu wifite za gahunda zawe. Hari amagahunda menshi dufite hano, ariko ayo magahunda nayo muri Egiputa. Ukicara ugaplanifya n'Abanyegiputa, none igihe cyageze, umunsi w'Imana wageze. Muri uyu mugoroba Imana yakubwira ngo hatabuzemo umunsi, hadasazemo umunsi. Ugomba guhaguruka. Ikintu cya mbere uri urakorogana mu mutwe, kuko ntiwari ubyiteguye. Ariko rero kuguma mu bucakara no gusiga ibyo mu bacakara nkigendera niki cyiza? Uruva wabisiga. Mu gihugu kimwe ahantu narimo mvuga ubutumwa, pasiteri waho yansabiye rendezvous yo kubonana n'umuntu w'umudame cyane wari ukize muri icyo gihugu.
ansaba ko tuganira nabo. Nuko turangije amateraniro za kumwakira aho bari yateguye tubonanira. Mpageze ndategereza, turategereza na pastor, turategereza basaje kumutelefona amubwira ko akiri mu mayira, akiri maza. Mu mwanya araza, ahageze turaganira, asaba imbabazi ngo impamvu natinze nabuze transport. Pastor aramubaza ngo wabuze transport gute? Atoya nabuze transport. Sawa, turicaye turaganira gato, no pastor aduhaye umwanya. Mudamu arambwira ati muri iki gihugu turimo umuryango wacu uri mu bantu bakomeye cyane, abakire, turakize, njye n'umugabo wanjye, ariko muri ubwo bukire ndyamamo amasaha 2 kuko niko umugabo wanjye yabishatse. Imyaka hafi 32 sifite uburenganzira bwo kuryama amasaha arenze 3. Mu buryo turicaranye urandeba ariko sindi umuntu, ntabwo nkimeze neza muri ngewe, ubuzima bwanjye bwarashize. Mbonye ngiye kugeza umwaka wa 33 ndi muri ibi, amagara umugabo ndamubwira ngo sigarana ubutunzi bwose, usigarana ibintu byose, amazina yanjye ri ku mazu, ku mitungo byose, tujye mu bavoka mbikure. Amamodoka yose narifite ngayo nifunguzo, telefone narifite zose ngizo, unyemerere mve muri uru rugo uko naje nambaye ngende. Umugabo bati nicyo nashatse, nta kibazo. Ndahaguruka, ndafite n'igiceri mu mufuka, ndara hanze. Uyu mwanya nkubwira cumbikiwe n'umuntu nigeze gukoresha. Bati niwe ndi, batariko nkubwire ndyama amasaha 10. Ndanezerewe, meze neza, ntubabare, ntugirire impuhwe. Ibinzanye rero nibyo ngiye kukubwira, nuko tuganira ibyari by'ibimuzanye. Yewe nashatse gukomeza mubaza ubwo butunzi, wabisize pe. Arambwira ati mbabarira si cyo cyanzanye, ngiye mfite amahoro. Tukagenda nagerano nkamubaza ati none se ni imodoka, kuko erega biragoye kubyo nawe babikubwira waba nkanjye. Noneho tukaganira ariko agatima kanje ndi bumubaze donge n'amasinyatire yo muri banki. Nagira ngo ati se umugabo yarakwirukanye batoya, niki washatse? Nashatse amahoro, nashatse kubohoka. Ahantu ndara, inzu ndaramo, bati ni inzu ntigeze narota ko nayirara, ngo kurota. Batari ku iyo nzu irandutira amavira yose twari dufite. Mama uru umeze neza, ngusabira Imana iguha ubundi butunzi. Ati byihorere wewe, ndakubwira ibyo usengera. Ibintu yambwiye byo gusengera natangaye. Uzi ijambo rya mbere yambwiye, musengera korera Imana. Imyaka 32 nikorera ngorera inda yanjye, nshimisha umubiri wanjye, ndababaye. Ese niki kubabaje muri ibi bintu byose? Umugabo yaraguye mugati
nta mugabo mbabajwe nuko natakaje igihe cyane umuntu nkumva tudahuriza mu mawondano bana b'Imana niyo mpamvu yakererewe kuri randevu yari yabuze itike imuzana hari boulevard ndende cyane muri icyo gihugu gikize amaze ageze ku 15 yaho ariko ibyo byose yarabisize kugira ngo agire amahoro hari imitsima ukiri muhangayikiye mu giputa ewe nimureka nzabaho Imana nayo irabizi abana Minerval zava Imana irakubohora ariko uracyareba imitsima ya Minerval vraiment Mana twumvije tware dukandagiye Satani ariko se nzamureka nde ko ari undi hirakazo Hallelujah Hallelujah turi kumwe bene data wiyemeje hari abantu muri twebwe batunguje ikintu ngo tugenda usa n'umumariye ubugingo bwose umwishyate utabimbuye kuva kare umuntu akarakara kuko hari abantu bagira utuntu tuba dutonze mu mutwe dupanze kamwe tubiri dutatu tune duta iyo wongeje w'icyamunane kitari muri byo mushobora kugira umunsi wose mutavugana kuko hari utuntu yaragiye fix udusumari iyo ushinguye kamwe ategereza kushingura ka kabiri ushingura kaka urugendo rw'iramusese no gushingurira yose cyari aho Imana ni gusaba ngo planifia aho ikindi gusaba haguruka ugende ibindi uzabimenyera mu nzira iyo twiga gukorana n'Imana twiga gukorera muri za crise na za surprise igihe cyose utariga iryo somo uzagora abantu igihe utaramenya mu Mana ko dukorera muri crise vuga ngo crise surprise uzagora abantu abagoranye ni bande nabanze kurisika mu Mana ariko bashaka kwibamo abantu baratuvuna abantu baraturusha waje gukora iki ni muri monde ya surprise ko niko bige itarakira iryo somo n'Imana urayigora nawe ukivuna ntutera intambwe uguma hahandi hanyuma Satani akubwiye ngo narakubwiye ngo mvaho tuzongeye kunshyiryera wabuze iyujya noneho ngwino twibandire none se wanze kugenda imagine vous Abisirayeli iyo banga kuva mu giputa bakahaguma ngubwo Farawo yamaze gukubitwa abana be bapfuye n'ibiri ntambara gifite reka twicara uyu munsi tuba turimo tuvuga ko bavuye mu giputa ariko bavuyeyo hari imbaraga zibohora hari n'imbaraga duhabwa muri twebwe zitukura mu buhake ushobora kubohoka ariko imbaraga ziva muri wowe zituma uva mu buhake bikakugora si byose niko bimera hari abantu bahakwa barangiza bakababwira ati mutahe igihe cyo guhakwa cyarata batoya ndashaka gukomeza mpakwa muririmbyi yaravuze ngo nahatswe na Satani
nta cyiza yampaye, ahubwo yampaye urupfu rw'iteka, niryo ahemba abe. Iryo shimwe Satani ahemba abo Imana yifuza kukujyana. Harasaba ko ugira icyo ukora uyu mugoroba. Ntabwo ari Imana yabateruye, ntabwo ari Imana yabashyize ku bitugu Bibiliya ngo bijyana n'amaguru. Urashaka ngo Imana ikwicire Satani n'abadayimoni bibakure mu nzira yawe, nirangiza yohereze marayika bati genda ucyaha mwana wa, koresha ayo maguru waremanywe. Niba udafite ayo mu mubiri, shakisha ayo mu mutima, arahari. Hey, hallelujah, hallelujah. Vuga ngo urugendo rw'Isukote rusaba gutungurwa, kureka byose ibyo umuntu yarashingiyeho, yari yizeye, agatangiza ubuzima bushya. Ni mambo mengi nimeitiwa naye, dhambini sitarudi tena. Hata pepo nazo ruba zikivuma, kwake Yesu natazama. Ni mambo mengi nimeitiwa naye, dhambini sitarudi tena. Hata pepo nazo ruba zikivuma, kwake Yesu natazama. Umunsi intumwa y'Imana Paul ibohoka ikavanwa mu giputa mu maboko ya Satani mu buryo bumutunguye, ntabwo yari yabiteguye. Ese Paul yahuye n'Imana ari uko yaraye abisengera cyangwa abitekereza? Cyangwa se yahuye n'umuvugabutumwa amwumvisha ati kameme ibyo irimo si yari mu nzira, yarangije gukora plaze, kwari ukujya gufata abarokore bateranye uyu munsi nkamwe, akabakubita yarangiza akabafunga, aho abashoboye akabica. Niyo yari gahunda. Araza ageze mu nzira aratungurwa wenyine. Niwe abonye umucyo. Yesu amuhamagaye ngo Sawuli, Sawuli. Niwe wavuze ngo karame mwami, karame abami bararutana, karame mwami. Uwo munsi muri make arakizwa. Umunsi umwe ari muri gereza, yandikiye Abafilipi, arababwira mu gitabo mu gice cya 3 no ku murongo wa 7 ngo ibyarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero. Ubwo butunzi ariko ari bwo kumenya nde Kristo Yesu. Kubwuwo nahombye ibyanjye byose. Ndetse mbitekereza ko ari amasi kugira ngo ndongende Kristo. Ubu Imana yatubohoye. Iki dusaba ni kimwe gusa. Hari ibintu byari byaraturangaje igihe kinini, imyaka 130 mu giputa, umuntu aba afite ibyo yamenyeranye, yamaze kugira n'isano nabyo. Hari ibintu byinshi umuntu aba waramaze ukabyita bene nyoko bene so kandi ntaho muhuriye. Ntiwari wagira umukuze fantome cyangwa se umukuzine par alliance. Abana bagakura bazi ko ari se wabo cyangwa nyirasenge nawe n'umuntu mwatoraguye cyangwa babatoraguyeho.
entre les deux. Cyangwa se umuturanyi mwabanye igihe kinini ariko abantu bakaba bazi ko muvukana ibabaho. Hari amasano yo mu Giputa umuntu aba afite, ibyo nibyo twita ngo ni reflex spirituel n'ama instinct spirituel. Kwikanga, kuvuga nabi, kurakara, gutomboka, umujinya, agahinda, ibiki nari nabohotse mana yanjye ibi kandi n'ibiki. Donc iko niko bigenda. Hari utuntu umuntu aba yarabaye familier natwe igihe kinini, kuvuga nabi, gutukana. Sinzi umuntu bari twikiranye yarakijijwe, niba yarakijijwe abona mugenzi we bari bagize igihe kinini batamenyeranye, ubwo twarimo tuganira ibintu ngo dore wamuvuna muheta araje. Kandi ubwo yaramwishimiye, ntabwo yamututse, ariko utwo n'utubaragasa two mu Giputa, n'utuvunja two kwa Farawo. Tugomba gukura amavunja tukagenda urugendo rw'Iramusese n'Isukoti. Haleluya! Ewe bamuza hano gatoya wowe ngwino, reka nkwere kuko turefu utuntu two mu Giputa dukora mu buzima bwacu. Uyu mwene data muramureba, byenda n'umuntu anciyeho cyangwa se namenye ko yanutse yagize gute, narangiza tugahura, twahura amubwira ngo wasanze narakijijwe, wasanze Yesu yaramvunaguye. Ubwo Yesu yarakuvunye biracyagoranye, nturavunika neza. Ibaze ubwo mu by'ukuri uburakari bwanjye nibwo ndabuzana, umbabarire kugukwega iyo ibi ndimo nkora niho imbaraga z'uburakari bwanjye zirimo zuzo. Wasanze narakijijwe kandi Yesu yangiriye neza. Urumva urakoze cyane gwerera. Ntabwo mukubise ariko mweretse ko nakijijwe. Uriya mwene data rero Bibiliya ubundi mu by'ukuri tw'Abakristo abantu ngo bari bakagombye kudusanga nubwo batugiriye nabi tukabahobera, ariko ngo nguriye ngo atanyica, mugenda mukwepana. Icyo gihe azi ko wavuye mu Giputa ari muri bwa bukwe singutaha, atajya kunkoreza isoni mu bantu, atangubitiramo. Ubwo uwazi ko wavuye mu Giputa nubwo wamubwira ngo Farawo yarapfuye ku buzima bwawe, ntabwo atoya yasigaye mu maboko. Farawo yasigaye mu gipfunsi. Niyo mpamvu rero ibyo si urugendo rw'umunsi umwe, niyo mpamvu hagomba kuba ibirometero hagati y'Iramusese n'Isukoti. Hagomba kuba urugendo tugenda twerimina utuntu dusigisigi two muri Egiputa, buhoro buhoro n'urugendo. Iramusese n'Isukoti bisaba byinshi. Bibiliya yavuze ngo bajyanye n'abanyamahanga. Abanyamahanga ni bande? Ntugire ngo iyo tugiye dayimoni ntaba ari iruhande. Ntituragera ahantu dayimoni atakoze ibuye. Abo banyamahanga nabo bara twe turagiye twinjira muri destine yacu aho Imana yaduhamagare, ariko hariye ngo abanyamahanga nyamwinshi nabo baje, kandi abo nibo akenshi Bibiliya ivuga ngo babereye Abisirayeli umutego. Waraza Imana yatinda gusubiza akaza gakongora bati ntiwibuka ya ndono iyo mureka tukaza twarateguye urugendo neza, ntitwiteguye
wari wabona urugendo ruhagurutse abantu bangana gutya nta bije ngo ni Imana yarangiza kukuroga nawe ukarara wibuka ibitunguru ejo ati Musa dusubire tubanze gutegura urugendo neza dusubire iriya tugende twitegure yego iyo Karani rituyanze ariko tubanze tujye kwitegura mu Mana ni risk na surprise niba ushaka kwitegura hari abantu benshi umuntu abwira ngo kizwa amenya Yesu ngo banze ureke ndacyabitekerezaho urabwira Satani ngo Satani banze ureke Imana ndacyarikopera na Satani wabazi ko buri munsi ushobora kumucika iyo abonye ukazi ashaka kukwica buri saha no kuvuga ko wa mwanya wahaye Imana ultimatum cyangwa wayihaye igihe Satani we nasinzi abashaka gukunda guhotora akuzingazingire mu kirengeti mwishuke ejo bazasanga ari mighty tout droit na enfer cyo nicyo Satani abashaka uru rugendo rwacu rero twabohotse ariko iruhande rwacu another distance hari Satani ukomeza yongorera aterera akajambo natwe tugasamye tugakakira twongera guhinduka poto ariko ikimufasha niki akenshi na reflex yacu ni ibintu twamenyereye ni ibintu byatubaye mu gihe kinini ndakakuroga uramuroga uraroga twahamagariwe gutanga umugisha ntitwahamagariwe kuroga ariko two nudusigisigi two mu Giputa ngoma nkwishe uramuziziki murumva ko icyo ni icyambere muri rwa rugendo navugaga hari ibintu bigomba gukorwamo ikintu gikomeye cyane ni ibitekerezo byacu bigomba guhinduka uburyo bwacu twatekerezaga kuko biragoye kumvisha umuntu wabaye umucakara imyaka magana ngahe 30 kumubwira uyu munsi ngo urabohotse genda ndajahe aburi inzira kuko ntiyari yiteguye muri cyane ko bari bagize igihe kinini Musa ajya kwa Farao akanga Musa agera muri bene wabo batuwe urabutwicisha Musa donc ibintu nk'ibyo bari bazi ko Farao akomeye ku rutima na Farao yarabiberekaga baterera inkoni nawe gaterera inzoka zikabizoka zose nimureba ko uyu muntu uduhatsa akomeye rero kumvisha umuntu ko yabohotse ni igikorwa cy'umwuka we jewe nawe sinshobora kugukonvenga ngo wabohotse biterwa n'imyaka ugize mu gahinda kukubwira muri iyo myaka ufite ngo Imana igiye gukorera igitangaza sinabishobora nge navuga gusa ariko umwuka were ni ukwemeza umwuka were icyo akora rero aza akavugana n'ibitekerezo byacu akatwumvisha ijambo rya mbere umwuka were atangira kutwumvisha ni vocabulaire ntoya cyane ntoya ivuga ngo birashobokereka avuga erega birashoboka ibyo arimo avuga undi ati byashoboka gute aya n'abaganga barabivuze none iyi mibereho umwuka atari ko nyamara byashoboka iyo utangiye kwakira ibyo uvuye ahantu bugiye ahantu kugaragura Satani ni kimwe ariko guhinduka ibitekerezo ni ikindi ikintu gishobora kukwemeza ngo uyu mugoroba uri umwana w'umwami kandi waburaye ni iki hatari umwuka we waburaye waraye hanze bakwirukanye mu nzu abana bararwaye ntahuri barangiza ugahora no mu evangeliste wuzuye mu mwuka wera na za Bibiliya ndende ngo haleluya Yesu aragukunda n'umwami uramureba abana bari hanze nta minervale bagutaye hanze mwaburaye wohumura mwene data uri gikoma ngo muri umwami uri umwana w'umwami ibyo wabyemera biragoye ariko iyo tubyemeye tuba duteye intambwe ikomeye mu buryo bw'umwuka guhindura ibitekerezo ni mu kintu gikomeye iyo umuntu amaze kuva mu bubata bwa Satani arwana nacyo ijambo rya mbere kwemera ko wababariwe ni igitangaza cyo Satani aradefira akakwereka amanyanga bakoze n'ibintu byose yarangiza ati kugira ngo uza wababarirwe genda wiyakure mu masengesho ntitubabarirwa kuko twiyawe mu masengesho tubabarirwa iyo twakiriye Yesu umutima wacu
Ege ngo hari ibintu tugomba kumenya. Igihe cyose ugiye imbere y'intebe y'Imana ati mwami Yesu ndi umunyabyaha mbabarira arakubabarira. Ariko ati ibyawe ntibyakizwa genda jene y'iminsi 30 utarya ukagenda ugapfirayo warangiza Satani wagira iminsi 15 nawe ukora ibyo ngibyo waza imbere y'Imana ukahagurukamo kandi utasubijwe. Satani akakuzerereza waza gusenga akwereka ibyawe ukabivamo. Ntabwo wari wapanga gusenga yakwereka ibibazo ugahaguruka. Ibyo bibamo. Ihagurukira igendera uje kurya mama, genda uje kurya papa. Ugira ngo ibyo bipfa kubabarirwa gutya gusa. Ewe icyo twamaze gusobanukirwa nuko imbabazi z'Imana zirenze uko twabitekereza. Neema ya Mungu yapita kiasi, amenisamehe makosa, kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Amenisamehe makosa, kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Neema ya Mungu yapita kiasi, neema yapita kiasi. Neema ya Mungu yapita kiasi, neema ya Mungu yapita kiasi. Warababariwe mu izina rya Yesu. 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 Hallelujah. Tugomba kwemeza ibitekerezo byacu ko twababariwe. Kubw'amaraso ya Yesu urubanza rw'ibyaha n'imbaraga z'ibyaha byatuvuyeho. Sibyo? Urubanza rw'ibyaha bingiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga zabyo byekuza ntsinda ukundi. Bingiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha, haleluya, n'imbaraga zabyo byekuza ntsinda ukundi. Haleluya. Hari urubanza rw'ibyaha Satani yenda kuzana mu mitima yacu kugira ngo twumvishe ko tugifitanye isano no mu Giputa, ariko amaraso ya Yesu yadukijije uburyo bwombi. Urubanza rw'ibyaha, imbaraga z'ibyaha, ku musaraba w'Umwami Yesu, ku musaraba w'Umwami Yesu. Ndagusaba uyu mugoroba kugira ngo ugendere muri victoire yawe, ugendere mu mbaraga zawe, ukore urugendo rw'Iramusese n'Isukoti. Hari ikintu ugomba gufata uyu mugoroba, guhinduka mu bitekerezo byawe, guhinduka mu bitekerezo byawe. Umukene muri uyu mugoroba bavuge ko ari umukire, impumyi muri uyu mugoroba bivuge ko ireba, ikirage muri uyu mugoroba kivuge ngo kiravuga, ingumba muri uyu mugoroba bivuge ngo ndabyara, umushomeri muri uyu mugoroba bavuge ngo mfite akazi, umuswa muri uyu mugoroba bavuge ngo ndi umunyabwenge. Haleluya. Umunyendagenge muri uyu mugoroba bavuge ngo mfite imbaraga. Haleluya. Ndagira ngo mwene data ibitekerezo byawe ubigire ukuntu uzumvishe ko ya situation wari urimo imyaka 430 byahindutse ugiye gutangira urugendo rwawe. Yes.
icyiza cy'urugendo ndagira ngo wumve iri jambo rirakomeye. Icyiza cy'urugendo rw'Iramusese n'Isukoti iracyari muri teritware yande ya Satani. Ni ukugendera ku mubyimba wa Satani uyu mugoroba turagiye. Iramusese n'Isukoti iracyari muri teritware yande ya Satani. Abarambaraye natwe turagenda. Hallelujah. Karimbe gato. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I'm real. Let the blind say I can see. Though the Lord has done me. Let the poor, let the weak say I'm strong. The poor say I'm. Let the blind say I. Kandi ibyo byose byakozwe na Yesu. Hosana, 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 Hosana to the Lamb that was slain. Hosana, Hosana, Jesus died and rose again. Hosana, Hosana, Hosana to the Lamb that was slain. Hosana, 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 Jesus died and rose again. Hallelujah! Uyu mugoroba ndagira ngo urebe umubyimba wa Satani aho uryamye, hanyuma utangire urugendo rw'Iramusese n'Isukoti. Urugendo umureba ingabo z'Uwiteka, zireba umubyimba wa Goliyati aho uryamye, ingabo z'Uwiteka. Mureba umubyimba wande, Bibiliya iravuga ngo bazakureba bose ngo bazazunguza umutwe, ngo bavuge ngo ni wewe wahindishaga umushyitsi amahanga. Ngo abisi bose n'amahanga ngo bazakwitegereza, ngo wewe waguye ngo uva i Tiro, ngo nibakureba bavuge ngo ni wowe wahindishaga abantu umushyitsi arambaraye hasi. Hallelujah! Hallelujah! Yesu ni muzima. Urugendo rw'Isukoti nurwo guhamizwa neza ko Satani arambaraye. Ibaze imyaka 130 abantu mu gitondo bavuye ngo nimuhaguruke mugende, muhaguruke mugende, mugahaguruka from nowhere, from nothing to something, from nowhere to somewhere. Uvuye ahantu hatazwi, uvuye mu muryango utazwi. Kayantwari wo muryango wa Dawudi y'Ikabuseri, ngo nubwo atari muri ba bagabo batatu, ngo ariko ngo nawe yarakomeye nkabo. Hallelujah! Hari ahantu uvuye mu cyobepfo, none niwe urimo dimanche contre le dragon. Hallelujah! Uragendera hejuru ya kiyoka, uragendera hejuru ya kiyoka. Je ndimo ndagenda kandagira ikibyimba cye. Hallelujah! Urugendo rw'Iramusese n'Isukoti n'urugendo rwa transformation de l'intelligence. Guhinduka mu bwenge, guhinduka mu bitekerezo. Ubwenge n'ubukire biba mu mutwe. Iri umutindi mu bitekerezo niyo baguha ibingana n'iyisi ntiwabimenya. Ubwenge bubahe,
ingurube bayambitse ishene ya zahabu bakayishiraho karavati bakayipfunyika amadolari mu ntoki barangiza ku mutwe wayo bagashiraho ikamba iruhukira mu cyondo. Kubohoka kwa mbere kuba mu bitekerezo by'umuntu. Urugendo rw'Iramusese n'Isukoti ni urugendo rwo kubohoka mu bitekerezo, kandi iyo umaze kubohoka mu bitekerezo ahari ukunanirwa ukahasimbuza gukomera, ahari ubukene ukahasimbuza ubukire, ahari urwango ukahasimbuza urukundo, ahari ukurira ukahasimbuza umunezero, uba utsinze muri iyi si. Kuko iri jambo ni ukuri, iri jambo ni ukuri, ntawe uzagutekerereza. Kugira ngo umuntu azerekwa muri iri torero abantu bangana gutya avuge ngo uri igikoma ngo murakoma uri igitangaza, nubwo yabyerekwa yabyishiraho. None nabangayitse suzuguritse Imana ikambira iyo jambo ndigushiye sigisabe ngo banzirimbe. Mana banzo nyumvije ko ndi igitangaza mbere yo kujya hari. Iyo mpamvu Yesu aje kuza mu isi, Yesaya yaravuze ngo mu mazina ye azitwa igitangaza. Ni umuntu mu buzima bwe hazuwiwe ntazitirwa, nta mbogamizi ziri imbere, hakuna kizuyo imbere ye, nta kintu na kimwe kimutega. Yamaze gufunguka mu bwenge ngo baricara baravuga ngo mbega ubu bwenge ngo yabukuye. Yesu yavuganaga n'abantu bize bakomeye akavugira mu migani, kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisore ngo azavugira mu migani. Intumwa zagera iruhande bati mwahishuriwe kumenya iby'ubwami, kamuhira akabahamagara akabapompa amaverite y'ubwami, bamara ba Petero bagakomera iryo si bakarihaguruza. Tuzi ibyo abandi batazi, twumva ibyo abandi batumva. Igihesha umuntu agaciro niki ni ukumenya ibyo abandi batazi, ni ukugira information. Yes, iyo umuntu akomera ni information. Nutabaye informe kukomeye uzakomeza uko. Nutabaye informe uyu mugoroba ko wavuye mu Giputa uzagumayo. Nutabaye informe uyu munsi kuri igitangaza uzakomeza ucishwe bugufi. Nutabaye informe uyu mugoroba ko wakize uzakomeza ugenda mu burwayi. Nutabaye informe uyu mugoroba ko utakiri umuseribateri uzasaza mu museribateri. Bwira umutwe wawe ngo umva. Intumwa ikomeye muri Afrika yapfuye mu myaka ishize nk'ingahe, Benson Idahosa wo muri Nigeria. Yarakomeye cyane, n'uyu munsi baracyamwita Papa Idahosa. Benson, umuntu wari warahagaritse ubutegetsi bwa Babangida, ahindura gahunda, agahindura aeroport uko ashatse kubera Yesu. Umwisilamu bajya mu nama hariya bati mubaze wa muntu w'Imana Idahosa. Umunsi umwe Idahosa abarozi baraterana bose bo ku isi, bagomba guteranira muri Nigeria i Lagos. Amabanderora aruzura bashaka kugira Nigeria kapitale y'abarozi ku isi. Aravuga ngo mwaribeshe, mwabikoze kera ntaravuka Idahosa. Batari kubu byararangiye. Byararangiye je kuri radio na televiziyo bati nta murozi uzakandagira muri iki gihugu. Idahosa nk'ikirimo. Hazigaye iminsi 3 abashyitsi ko barava za Buraya, za Amerika, za Australia n'ahandi, nawe aravuga ati ndabarahiye mukabona inama y'abarozi irabaye avuge ko Idahosa adasenga Imana. Abanyamakuru n'abaradiyo na televiziyo bose barirutse baraje bati Idahosa wasaze. Aja kuri televiziyo direct n'uwari uhagarariye conference kugira ngo baterane amagambo, ati mumpamagarire uwo muntu. Baja muri studio ya televiziyo bagezemo, wa muntu avuga programme yabarangije. Idahosa aramubwira ngo jewe ndaza kuvuga umaze gupfa. Ndaza kuvuga umaze gupfa. Ibyo byari direct kuri radio na televiziyo. Jewe ndatangira kuvuga waguya. Undatangira guhina umushyitsi ku makamera batimbabarira ati kubabarira iki ko conference igiye gupfa. Icyo gihe abakristo n'abandi batati Idahosa conference bamaze kwamamaza ko baraza, amaviza yamaze kubana ibi nibiki, uyu mugabo ko agiye gukoza izina rya Yesu Kristo muri Nigeria isoni. Abona abakristo batuefekta, turabujuje mu mago, turabujuje mu itorero. Mwe mutangira
urugendo rw'Isukoti bo bakakomeza bareba Farawo n'ibitunguru. Wa mugabo musabye imbabazi ati ntugipfuye komeza. Idahosa aravuga ngo ndi intumwa y'Imana muri iki gihugu no kwisi. Ndababwira ko iyi conference itazaba niba muzamenye ko Idahosa ntari umugabo kandi ndasenga. Abanyamakuru barasohotse ngo wizeye iki? Ati nizeye Imana. Hari hasigaye iminsi 2 conference ikomeza gucaho ku mateleviziyo, amaradiyo, amapublicité yayo. Abakristo baraza ngo Idahosa tuje mu masengesho n'ukuri tuje n'imisi. Aravuga ati mungureho amajene n'amasengesho mugende. Umva ijambo Idahosa yavuze. Yaravuze ngo Mana ndagusaba uri mu ijuru ntibiyokipe n'iki kibazo njyewe Idahosa ndakiyokipe. Aravuga ngo Mana singusabye kwivanga muri ibi, ndeka wanshize hano. Haleluya! Guhinduka mu bitekerezo ni ikintu cyango ubuzuriwe kandi ubuzuwa wakiriwe ari. Watu wa imani haba hawatavunja nguvu za giza. Abafite kwizera guke ntibazamenagura imbaraga z'umwijima. Abakristo baza ngo dusenga bavuga ati mureke kuderanja Imana ifite ibintu byinshi yimwe ikora. Ifite imigambi miremire ati Imana ndagusabye hagarika iki kibazo ntukijemo ngiye Idahosa ndahari. Iryo sengesho rica kuri radio no kuri televiziyo ayo masaha yose. Hari yasagaye amasaha 48 28 aragera. Amasaha 28 ageze Babangida agira ubwoba. Ati Imana Idahosa ni imanuka igakora ibitangaza muri igihugu turapfa. Wenyine aja kuri telefone. Ambasaderi wa Nigeria Washington ima abantu bose amavisa. Ambasaderi wo mu Bwongereza ima abo bantu bose amavisa. Ambasaderi wo mu ima abo bantu bose amavisa. Umva directeur wa immigration abamaze guhabwa amavisa bose uri bugeraho ngaho mu musubizeyo. Babangida yararebaga abonye autorité Idahosa aravuga ngo uyu mugabo azicavuga. Wari wavuga Imana nayo ikamenya ko ari cyo wavuze. Wari wavuga na Satani akamenya ko ari cyo wavuze. Guhinduka mu bitekerezo tukakira kwizera. Haleluya! Umunsi ugeze hari abantu babiri bari bamaze kwinjiramo mbere gutegura ibiterane. Bumvishe iyo communique Idahosa bafunga imisi ko baragenda. Bategereza ko conference iba, bategereza conference, abanyamakuru bose birunda kuri biro ya Idahosa. Aravuga ati muzi gutara mumpa amahoro. Batese byagenze gute narahagaritse igiterane wa munsi. Muje kumbaza uyu munsi je ko mutambaje wa munsi. Ntabyo mvugana nawe cyahagaze wa munsi. Wari uzi ko Satani yahagaze wa munsi. Haleluya. Wari uzi ko imirimo ya Satani yahagaze wa munsi. Wa munsi wemeye muri wowe, wa munsi wakiriye muri wowe, wa munsi wahinduye ibitekerezo. Wari uzi ko ari wa munsi Satani yahagaze. Urugendo rw'ira Musese n'Isukoti n'urugendo rwo guhinduka mu bitekerezo, ugafata position yawe kandi ukaburiwe mu Mana. Bantu b'Imana, ndatekereza ko ibya Egiputa tutubyibagiwe. Noneho maze kumenya ko nubwo nagenda ntacyo mfite hari icyo nzaronka. Maze kumenya ko nubwo nagenda ntatetse nzatekera mu nzira. Maze kumenya ko nubwo nagenda ntambaye zambarira mu nzira. Maze kumenya ko nubwo nasiga inshuti nzasanga izindi imbere. Maze kumenya ko nubwo bari abamfashaga twatandukana nzafashwa n'abandi imbere. Maze kubimenya ibyo byose nabisobanukiye umugoroba. Nabisobanukiwe ko Imana yanjye ishobora, ifite, izi, itegura, iteganya, yikoreye. Haleluya!
isengesho turi busenga uyu mugoroba siryo kwirukana Satani, niryo gusaba Imana ngo iduhe guhinduka mu bitekerezo. Amen. Vuga ngo urugendo rw'Isukoti nurwo guhinduka mu bitekerezo, nurwo kugendera ku mubyimba wa Satani. Amen. Ngo icyo gihe hari mu kwezi kwa Abibu. Abibu ni ukwezi kwa gatatu kurangira kwinjira mu kwa kane. Ukwezi kwa Abibu muri kalendari y'Abaheburayo ni ukwa gatatu kurangira, ni ukwa kane gutaha. Vuga ngo turi mu kwezi kwa Abibu. Hallelujah. Hallelujah. Nina raha na furaha, Yesu alinitafuta, akaniokoa kweli, mimi wake siku zote. Nina raha na furaha, Yesu alinitafuta, akaniokoa kweli, mimi wake siku zote. Hallelujah. Muhaguruke tuve Iramusese, muhaguruke tuve Iramusese tuje Isukoti. Turi mu kwezi kwa Abibu. Buri muntu niwe uzi uko yisengera, ntawe usengera undi. Buri muntu azi aho ubwenge bwe bufatiye, aho buboheye, ibikunanira kwizera n'ibikunanira kwemera. Bya bintu ubona bigoye, saba Imana iguhe ubwenge bwo kuzakira ko bizashoboka. Reka tuzamura amaboko yacu dusenge. Huriya baba mama shindiriya mama, Huriya mama sisiria baba, Rikonoria baba sisiria baba shi, Rikonoria baba sisi, Rakonoria baba shia. Hallelujah. Mana hindura ibitekerezo byanjye bimaze kunanirwa, hindura ubuzima bwanjye, hindura mwami, hindura data. Ndagusaba Yesu, ndagusaba Yesu, ndagusaba Yesu. Urugendo rw'Iramusese n'Isukoti rugusaba guhinduka mu bitekerezo, tukagendera ku mubyimba wa Farawo. Mwami Yesu, hindura ibitekerezo byanjye, hindura ubuzima bwanjye, hindura mwami imigenzereze yanjye. Ndabizi hari ugiye kungeza mwami, hari icyo ugiye kunkorera mwami, hari icyo ugiye kunkorera data. Hindura, 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 hindura umugore, hindura umugabo, hindura abana, hindura itorero, ibitekerezo byabo. Buri muntu wese ibitekerezo bihindure mwami. Shima Yesu, shima Yesu, shima Yesu, shima Yesu. Muri mugoroba ndasaba ngo uhindure, hindura ibitekerezo byanjye, nongere subiza ku murongo wawe, nongere subiza mwami mu nzira zawe. Yesu, 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 Yesu. Mwami, ibitekerezo bishimitse muri wowe, bishamikiye muri wowe. Mwami, ibitekerezo bikunezeza. Mwami, ibitekerezo byawe. Horiya baba 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 baba,
ya baba basini koro ya baba si na kondori ya baba koseso ya baba hey ni ye baba si ya baba kosiko ibitekerezo biranufere yuzemo kwizera yuzemo gukomera hallelujah 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 zinduria baba si shimwe Yesu shimwe data shimwe mwana wa babi shimwe mutanga bugingo shimwe Yesu urakoze muka wera kumbindura uko Imana yifuza nari maze gucika intege mu buzima bwanjye mu mibereho yanjye nibaza ryari bizaza ryari bizarangira ryari bizakorwa ryari nzabibona ryari nzabigeraho uyu mugoroba unyemeje neza ko byageze njyewe ngomba guhindura ibitekerezo imyifatire imigenzereze yanjye nahindutse kubw'Umwuka wera nahindutse kubw'ijambo ryawe uko biri kose ntubesha ntunanirwa ntuhemuka ntuvuga ibinyoma uko biri kose nzabibona urakoze Yesu kumbohora ungiriye neza umpaye kwakira amasezerano yanjye umpaye kubona amasezerano yanjye warakoze cyane kungura kwa Farawo kungura muri Egiputa kungura mu maboko ya Farawo warakoze cyane ndagushima kubisigaye nabyo uzabimfashamo guhinduka mu bitekerezo mu kwizera mu myifatire kuva uyu munsi namenye ko mfite byose ngomba kubyemera ko mbifite ndabyemeye ndi umwana w'umwami ndi igikomangoma ndahambaye ndi intwari ndi mu ngabo z'Uwiteka ndagira ngo dutuze rero mbasabirire isengesho isengesho ry'igitambyi isengesho ry'icyami data uri mu ijuru mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo watubereyeho igitambo kizima igitambo cyemewe kandi akaba n'umutambyi muri uyu mugoroba
itorero ryose duhagaze imbere yawe, twese abakuru, abato, abakomeye, aboroshye, abazima, abahumeka, twese tuguhagaze imbere. Mwami Yesu, hagarariye iri torero uyu mwanya kugusaba kugira ngo buri muntu wese umuhe ibitekerezo bihindutse, buri muntu wese umuhe ibitekerezo bishya, buri muntu wese umuhe ibitekerezo bigera ku kintu, umuhe ibitekerezo bifata ikintu, umuhe ibitekerezo bitarimo kuvangirwa, umuhe ibitekerezo bireba hafi n'ibireba kure, umuhe ibitekerezo bimwemeza uwo wamuremye ko ari we. Aba bahagaze aha imbere yawe ni babandi barya wironkeye, aba ni babandi banditswe mu gitabo cyawe, aba ni babandi banditswe mu gitabo cy'ukuri n'icyo gukiranuka, aba ni babandi imbere yawe amazina yabo ahora ahagaze kandi wibuka, aba ni babandi banditswe mu kiganza cyawe, aba ni babandi waciye imanzi mu kuboko kwawe, aba ni babandi washyize ku ruhanga ijambo rivuga ngo berejwe Uwiteka, aba ni babandi bagendana gukiranuka kudaheshejwe n'amategeko ahubwo guheshejwe no kwizera Yesu. Aba ni babandi batoranijwe imfatiro z'iyisi zitarabaho, aba ni babandi bari mu mugambi wawe w'amahoro, aba ni babandi bari mu mugambi wawe w'umutuzo, aba ni babandi bari mu mugambi wawe w'ubukire, aba ni babandi bari mu mugambi wawe w'ubuzima bwiza, aba ni babandi bari mu mugambi wawe wo kubaho neza, aba ni babandi bari mu mugambi wawe wo gusaba bagahabwa, bakomanga bagakingurirwa, bashaka bakabona. Aba ni babandi badasaba umutsima ngo bahabwe ibuye, aba ni babandi badasaba ifi ngo bahabwe inzoka, aba ni babandi wemereye ko mbere yuko n'ijambo ritarasohoka mu kanwa kabo warimenye. Aba ni babandi batonye imbere yawe watuze inkoni y'ubwami urababaza ngo niba ari umugabane w'igihugu ndakibahaye. Aba ni babandi bazi iwawe nta audience, aba ni babandi bazi iwawe badaciye muri za security, aba ni babandi binjira iwawe barangiza bagateta kuko ari abana n'abakobwa bawe. Aba ni babandi bafite uburenganzira bwo kuboha ikintu ku isi no mu ijuru kikaboha. Aba ni babandi bafite imbaraga zo kubohora ku isi no mu ijuru akabohoka. Aba ni babandi bahamagara umuriro ukamanuka. Aba ni babandi bakubwira mwigumire aho uri nazo turiyokipa n'ibyo hasi ukabyemera. Aba ni babandi badatinyishwa n'ibyo bareba cyangwa se n'ibyo abantu bavuga. Aba ni babandi washize ku mutima wawe, nibo baraho uyu mugoroba. Aba Yesu uyu mugoroba bemeye kuva i Ramusesi bafashe inzira y'Isukoti. Ndagushima ku Mwuka Wera ari hano kugira ngo avure imitima yabo yagize ubwoba igihe kinini, avure ibitekerezo byabo byari byarumatanye n'iby'Abanyegiputa, avure imbaraga zabo zari zarahindutse intege nke, avure kwiyemera kwabo kwari kwarahindutse igisuzuguriro, avure gucishwa bugufi kwabo kugira ngo bihinduke mu icyubahiro. Mwuka Wera naba barahi imbere, naba bahagaze imbere y'intebe yawe. Muri bo hari abagize imyaka myinshi ari abarwayi. Aba ni babandi wibuke muri ya masezerano wasezeranyije ko bazakira indwara, kandi uravuga ngo kubwo imibyimba yawe bazakira. Naba baraha. Muri aba
harimo abashomeri badafite akazi. Muri aba harimo ababurara, harimo abadafite uko bishyura amazu, n'abana ntibige kuko babuze akazi. Aba ni ba bandi wavuze ngo ugaburira inyoni zo mu kirere. Aba ni ba bandi wavuze ngo ingunzu zigira imyobo n'inyoni zikagira ibyari. Aba ni ba bandi uvuga ngo bafite agaciro kurusha izo nyoni. Aba ni ba bandi wavuze ngo n'umusatsi wo ku mutwe wawe urawuzi umubare wawe, none muri bo nta kazi. Ndagira ngo iyo raporo yakire. Muri aba turi kumwe n'abatabyara, aba bagize imyaka n'ibihe n'amezi nta bana bafite. Muri bo hano bamwe bamaze kwiheba, abandi baracyari ku masezerano, ariko uko bucya nuko bwira bagenda batakaza icyizere. Kandi aba ni ba bandi bavuze ngo urubyaro rwabo ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Wibuke rya sezerano ryawe wavuze ko ingumba ngo izishima ikanezerwa kuko izaba yahawe abana 7. Aba rero ni ba bandi wategurije bamwe muri bo kubyara impanga, abandi muri bo kubyara abahungu n'abakobwa, abandi muri bo wabategurije kuzabyara buri mwaka kugira ngo bacungure imyaka inzige zariye. Aba nibo baraha, ariko Satani akomeza babeshya ko batazabyara. Ndagira ngo icyo kibazo nacyo kimenye uyu mugoroba. Muri bo harimo n'abakuramo inda buri mwaka cyangwa se buri mezi, nabo bibuke. Aha hari abashatse abagore, bashaka abagabo, kugeza uyu munsi ntibarababona. Kandi ni muri ba bandi wavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Warabivuze ibyo. Ndagira ngo umurebe rero ari wenyine muri iyi minsi. Igihe kirakuze, igihe kiragiye. Hindura ibitekerezo bye, avira Musese, agenda afatanye n'uwamuteguriye, agenda ari kumwe n'uwamugeneye. Dosiye yabo nabo turayiguhaye. Muri aba abahagaze aha harimo ababajwe nuko abana babo babaye abanyuma, batsizwe ku mashuri, ari n'abaswa, n'abandi barwaye, n'abandi babajwe n'abana babo ko babaye ibirara, abandi banze gukizwa, abandi bana barara bagendagenda. Hari n'abafite abana barara bikanga mu ijoro, bafite abana bafite ibibazo bitandukanye. Kandi waravuze Mana mu ijambo ryawe ngo abana ni umwandu, ni umurage utanga. Uyu munsi bamwe ntibakibona abana babo nk'imirage, bababona ahubwo nk'imifumo, kuko abana babasitaza kandi babwisha amahoro. Mana ndagira ngo ukore kuri aba bana, bibuke rya sezerano ngo mwana ubaha so na nyoko kugira ngo bashe kubaho. Izo dosiye nazo turaziguhaye. Uyu munsi bavira Musese bagendane n'abana babo, batahane n'abana babo. Amen. Zaburi ya mbere.